wagira ngo nyine yari agahato yego kugira ngo yemeze ko iwabo atari umupede yego ntabwo kuma minerivare ari byo mba nshaka cyane nanjye nakishyurira umwana minerivare namugurira iyo myenda yenda ashaka ko aza kuzuza inshingano z'umugabo nk'ukuntu twashakanye ambwira ngo azankunda nkunga akazi n'amafoto ubutaha nzayazana. Bakunzi ba TV turabashuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Rero turasuhuza abarwayi bari hirya no hino, abafite ibibazo Imana ibafashe bikemuke ndetse n'abazuye kurya ibibaye. Turasuhuza n'abari hanze y'igihugu cyacu kugira ngo Imana ikomeze kubaha ubuzima buzira umuze. Rero nk'ibisanzwe muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa ndagira ngo atangire abibwira. Ni karibu tuguhaye ikaze muri kamera za TV. Murakoze, amazina yanjye nitwa Byukusenga Josiane. Yego. Nkaba ndi umugore wa Claude ariko muzi nka Samuela. Nkabanje kuganira namwe nyine mbabwira ko nari umugore wenyine. Nubwo nyine ari PEDE ariko ninjye umugore we wa mbere. Uyu munsi ni PEDE niwe mugore we. Yego. Nese ko yatubwiye ko nta mukobwa yigeze akundi yakunze umukobwa ahita amubona musaza w'umuntu. Mana yanjye. Reka ibyo ntabwo bikunda kuko twagiye no mu murenge ababyeyi be baranzi. Mana yanjye. Mbabwira akantu gatoya. Mva ngize amatsiko. Aba genda mwita Claude cyane kuko ariko twamenyanye yo mwita Claude. Yego. Claude twabanye nko muri 2017. Yego, twahuriye ahantu ndi gucuruza hano muri butike. Aje kumahira nyine. Arankunda, anyiba nimero kwa ndi bugiye gushaka utuntu ndi gukarikira anyiba nimero. Aza kumpamagara nimugoroba. Arambwira ati nta musore waje wahiwa. Ndamubwira ati se we musore ko haza benshi. Arambwira ati ibuka neza umuhungu waje. Ndamubwira ati kugira ngo nzakumenye ejo zagaruka umubwire. Igitondo aragaruka aranyibwira nye turaganira. Yego. Aha. Nimugoroba turasohoka ko nanjye nari namukunze pe. Nabonaga ari ubuhungu mwiza ntacyo atwaye kandi urabona ko nyine nari nkeneye umugabo nanjye kuko ntawe nari mfite. Ngo nyine Claude arampropose. None se hagati aho Claude mwaba mufitanye umwana cyangwa urumva niba mwarashakanye muri 2010 na kangahe na kane na karindwi mwaba mufitanye umwana cyangwa? Yego, umwana arahari. Mufitanye umwana umwe. None akaba yaragiye kuba umupede. None se byatewe n'iki kugira ngo ajye mu mwuga wo kuba umupede? Nanjye buriya nyine yajyaga ambwira atakunda abasore. Nyine akenshi ntabwo najyaga mufatanya n'abakobwa pe nabamubeshyeye. Ikintu cy'abakobwa nabonaga nanjye mu buriri kari njye umushotora ukuntu. Ntabwo yabijyagamo pe. Kandi wagira ngo tujye no gushakana. Uburyo bwo kugira ngo yemeze iwabo ko atari umupede. Yego. None yarabataye yigiye. None se ubu aracyabi wanyu cyangwa yagiye ahandi? Gasigaye yitwa Samuela ku ma social media ahantu hose nyine abayishakira abandi bagabo. Bese ubwo sizi ko nyine abayishakira abagabo niwe focus niyo twajyaga muri gym ubonaga areba cyane abagabo akavuga ngo ishinga yakuntu afite ibiboko. Avuga ati se ubu wabaye iki? Kunda biriya biboko nyine ukumva ashaka kuganisha ku ngano yo ku biboko n'ibituza by'abo bagabo ntimenye icyo ashatse kumbwira. Kumbe we yari yarobye ntabizi. None se wowe wabyakira bite ko mbona nta kibazo? Nyine Claude namukundaga cyane. Ntabwo n'ubu ndabyumvisha nyine uko mba muhatiriza mubwira reka ibyo bintu arimo kuko nyine namukundaga cyane. Amurukundo ariko nyine ukabona mu buriri tumeze nkaho tuvukana ari kunyitaho. Ariko n'igihe yanyiseho akanyitaho neza ubwo ariko yanyitaga ari gutekereza ko ari kumwe n'umugabo. Ubwo ntabwo yatekereza ko ari kumwe nanjye. Nyine nibwo ikintu nabwira ko ndamushaka pe. Nyine ibintu arimo nabireke ngenda ashaka komeza kuba umugabo wawe. None se byari ngombwa kubera ko Claude
nzajya n'ahantu hose kugira ngo Claude amenye ko ibyo arimo atari byiza. Yego nubwo bari kutangiye kuvuga ngo ibintu by'ubupede biremewe ngo ni uburenganzira bwe, iwabo yarabibabwiye nta nubwo nibagera kubibabwira, iwabo barabizi, nagiye kubibaganiriza barambwira ati barabizi ko yagiye. None se ndabyumva wowe ni ukuvuga ngo wowe yaragucitse ntabwo yabikubwiye mbere y'uko agenda? Yagiye mbere nyine. None se wowe mu mutima wawe ubyakira ute? Urumva naramuka adahindutse wowe urateganya iki? Mukadahindutse nyine biragoye kuko umwana dufitanye ubwo kumva ko papa wiwe yahindutse pede ku ishuri bamuserereza kuko noneho asigaye ajya ku masosho media yiyamamaza. Biragoye pe, mwana wanjye gukurana agahinda ntabwo mbishaka. None gufata undi mugabo nkamwitirira umwana wanjye nabyo simbishaka. None se harya wambwiye ko witwa nde? None se Josiane, wowe umutima wawe niba warakunze Claude ntago umutima wawe wakunda undi ukikuramo Claude, kuko nubundi urabona yarangije kubigaragaza ko yabaye pede. Gukomeza rero kumwirukanka inyuma ndumva atari byo byaguha amahoro, ahubwo byarushaho kukwica mu wowe muri ndani. Wumva ari byo biguha amahoro kugira ngo ukomeze kumufosinga kugira ngo akugarukire? None ntago ari byo. Reka ntago nashaka undi mugabo. Ngiye nagiye gushaka Claude mukunze, n'impamvu ranje kukureba nuko nkunze Claude, umwana wanjye akunda papa wiwe. Nyine ibintu arimo ntago mbishaka pe, simbishaka, ndashaka garuka mu rugo. None se Josiane, uri kumbwira ngo kunze Claude, ngo umwana nawe akunze Claude, ibyo ndabyumva ko mumukunze pe 100%. Ariko ndi kukubwira ngo aho kugira ngo wowe muri wowe ukomeze wikomeretse cyangwa wibabaze wirukanka inyuma y'umuntu wagusize, ese umutima wawe wakunze Claude ntago wabasha gukunda undi? None se ndajya gukunda undi Claude hari kubera iki? Ngari kujya gusomana n'abagabo, umuntu w'umugabo asomana n'undi afite umwana? Ntago ibyo bintu rwose ngiye mbishaka. Niyo mpamvu uvuze ngo ndashaka Claude, nta wundi. Ntago nshaka yirukanka inyuma y'abasore bagenzi biwe. Nakunda pe, nahara byumve Claude ndagukunda cyane. Ibintu mba numva nshaka, ndashaka ko Claude uzi ukansanga njye n'umwana wawe turagukumbuye kandi turagushaka. None se Josiane, ndabyumva ko ukumbuye Claude ndetse n'umwana wawe muramukumbuye. Claude natabasha kwemera kukugarukira uzabyitwaramo gute? Nyine ataje nyine ubwo urumva ngewe ntako nagerageje Claude ngarukire. Nubwo yansize mu gahinda, mwana wanjye nyine ku ishuri aho kumubwira ati papa wawe, nta nubwo basi bavuga ati papa wawe yagiye ku wundi mugore, ukamenya ukumva ngo papa wawe yagiye ku wundi mugabo. Nyine ni ikintu gisebetse nanjye kitamesheje ishema, n'ababyeyi be nkeka ko batabikunze. None se Josiane, ngewe Shamura ngiye naramwibarije ntese iwanyu mama wawe nta kibazo yaba afite ngo ababyeyi be barabyakiriye? Nta nubwo yari yarigeze ambwira ko afite umugore n'umwana, ibyo ntabyo yigeze ambwira. Ahubwo ntunguwe no kumva ko yari afite umugore n'umwana. Ndumva ari ikintu kintunguye n'ukuntu yiyamenayaga ngo ni uburenganzira bwe, kandi kuri ngewe ndi kumva nta burenganzira afite. Ariko wowe icyo nakubwira ubu ngubu, ntago kwirirwa wirukanka inyuma y'ibintu byagusize. Ngiye ndi kumva wabanza guhamagara Claude mukicara ukabanza agahitamo, niba aramutse ahisemo wowe nicyo wazareba icyo ukora. Aho kugira ngo ukomeze wihatire wikurure ku muntu utakigushaka, kandi waramaze kubona wowe ibyo akunda. Rero ngiye ndi kumva utakomeza kumubuza ibyo akunda. Ega namwe mubifitemo uruhare kuza kumuha interview avuga ngo ni PEDE. Ibyo bintu byonyine bimuha courage yo kugenda.
ubaje nka hano muri interview ukamubwira ngo rero nyine ukamuha inama nkawe koko ntago yari kugenda. Buriya ngiye ntekereza ko n'abanyamakuru mufitemo uruhare rurerure kugira ngo Claude ajye kumupira. Ngiye nta ruhare mfitemo, yaje kunsaba ikiganiro ntago nari kukimwima. Nyine wamuhaye ikiganiro wari kumwinja ukamubaza ikintu nyine gute nimba yarakuze nta mukobwa n'umutereza. Naramubajije ngo ese nta mukobwa waba warigeze ukunda cyangwa se iyo ubonye nk'abakobwa beza bigenda bite? Ambwira ko iyo abonye abakobwa ahita atekereza abasaza babo, nta mukobwa akunda. Hano mu kiganiro akavuga ko ntari umugore we turi kurebana amaso ku maso. Ngerere ntabwo nari nzi ko afite umugore n'umwana. Urandenganya rwose. Umwana arahari mu butaha nzamuzana. Dufitanye umwana mutoya w'imyaka igiye kugera muri 7 gutyo. Mwamushyize ku mashusho media nyine bikantungura nanjye. Gusa nyine Claude ndi umugore we. None se Jose yaba niba mwarasezeranye ibyo byose nta nubwo byakagombye kugera aha ngaha kuri social media. Rero numva wazayigera Claude cyangwa se none se ababyeyi be nta kintu bagufashamo? Ababyeyi iyo ngiyo nyine wagira ngo nyine barabyakiriye kuko papa yigeze kumbwira ngakiri na mutoya yigeze kumusangana na musaza we. Nyine ntiyabigira ibintu birebire. Musaza we nyine gatoya. Murumuna we. Yigeze kumusangana nawe nyine ariko umwambura imyenda. Ndumva benyoreye. Bakunzi ba MTV, rero murumva Josiane afite ikibazo cy'uko umugabo we Claude ari we usigaye witwa Samuela yamusize akamusigana n'umwana. None ari kumbwira ko ari nge wabigizemo uruhare. Ese uko koko ngiye nigeze mbigiramo uruhare kugira ngo abe umupede? Rero bakunzi ba MTV mumfashe rwose tubwire uyu mumama, ubwo ni madamu Claude, abashe kumva cyangwa abashe kwegera umugabo we babiganire neza. Ariko mbere yuko dusoza ndagira ngo ngira akabazo mwibariza gatoya. Ese Josia byibuze Claude yaba mbere yuko ahaguruka akajya kuba umupede yaba yarabikuganirijeho ukabyemera cyangwa ukabyanga? Ntabwo yabinganirijeho. Nyine bitewe n'ukuntu twari tubanye ntabwo yari kwitorangaza ambwire kuko nta kibazo twari dufitanye. Yatahaga yatinda akambwira ngo nari ndi mu kabari ambwiza ukuri. Ko rero ukuntu yagiye ngiye nagiye kubona ari kuri social media avuga ati nkunda abagabo kandi ngewe mu by'ukuri twari tubanye zikari umugabo wanjye. Ariko muri iyo minsi mu mezi 2 ntabwo yaraherutse gutaha. Namuhamagaraga akambwira ngo mu mpamvu z'akazi. Ni impamvu z'akazi ariko aracyakora inshingano zo guhahira urugo nk'umugabo. Kuruhahira rega ni inshingano ze kuko twarasezeranye. Kandi ntago najye kumurega ngo umugabo yaragiye ntazi ko yagiye. None se umwana hagati aho umubwira ko papa we yagiye hehe? Yabaye pede cyangwa ntago warabibona? Umwana rega nabireba. Umwana ufite telefone urumva atabireba adakurikirana papa we. None se iyo abikubajije wowe umusubiza iki? Nyine umubyeyi umuntu ndijijisha nkamubwira ko papa gihari aba yagiye gukina filime. Ariko mu by'ukuri ngewe nzi ukuri. Niki wasoza se ubwira abagabo nk'abo ngabo cyangwa bananiranye nk'uwo wawe? Ikintu nasoza mbwira abantu rero bafite ingo nk'izo zanjye ni amanegeka niko twabyita. Amanegeka. Icyambere umugabo ntakajya ashaka umugore ashaka kumubabaza cyangwa amufiteho icyo amushakaho. Yego. Ajya amushaka azi ko azirengera ibibazo byiwe. Ni ukuvuga ngo muri make bareke gukinisha imitima y'abaye. Nicyo nshatse kuvuga. Reba nk'imyaka twari tumaranye ariko yaragenda nta cyabaye nta rushyi nta ngumi ariko yaragenda. Ubwo ntago wamushimishaga?
kandi nabyo biri mu bisenyi nuko ntari type ye akunda abagabo ariko yaba ndi type ye nta kintu ntakoraga ego buri kintu biri kwituma uburiri bwose naramushimishaga waramushimishaga ariko urumva nyine kandi wamushatse yarabikubwiye nuko utashatse kubyumva rimwe na rimwe hari igihe abantu batubwira ibyo bashaka twebwe tugakora ibyo dushaka ntidukora ibyo bashaka ubwo se wumva wowe utaba waragizemo uruhare kugira ngo korode wawe ngiye mwita Samuela ibya korode ni urumva nawe utarabigizemo uruhare kuko wowe wakurikije amarangamutima yawe ntiwakurikiza iby'amarangamutima yiwe erega yaza nakumbwiza ukuri tutarabana nari kumureka ntabwo ari we mugabo wenyine wari uri kwisi ariko kumbabariza umwana nicyo kintu cya mbere ntashaka ni ukuvuga ngo ikikubabaje wowe n'umwana wa mwabya wanjye kuzabona uti wapfuye iki na mama nkabura icyo nsubiza nge rero inama nakugira kuko Samuela we nkurikije ibiganiro yampaye yararangiye ntago akiri muri periode yo kuvuga ngo ni umupapa mu rugo yambwiye ko afite sheri we w'umugabo ariko wazamutumiye wowe uwo n'uwo sheri we nanjye mpari ukareba agashya kahaba none se wakora iki nese uzamuha iki se rega sitami n'umugabo wanjye ntazana n'abantu badusezeranyije ubwo rero nzakora igishoboka ikizakunda nzaguhamagara nkubwire ni ngaho soza ubwira abakunzi ba MTV murakoze uzambwire ko umugore we nkihari kandi mutegereje nubwo bisa nkaho byarangiye kuri we gusa ngenda cyahari kubwiwe kandi mujye mumpera inama namwe b'abanyamakuru ntabasaba cyane mubwire ibintu arimo ntabwo ari byiza ariko nimba ari byo yahisemo nababwira abantu bose mujye mubareke bafate imyanzuro yabo nyuma bazaba babona ko ibyo bafashe ari byiza cyangwa ari bibi wakoze cyane rero Jose ikiganiro nakagaruka turabakunda bye bye.